Ndagusuhuje mukunzi wacu wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru rero y'uyu munsi dukomeje kugenda tubagezaho, aho aza kwibanda kuri iyi nkuru y'aho Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi abarimo Commission General Retired Gasana Emmanuel, wahoze ari umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda, akaba na guverineri w'intara y'Amajyepfo ndetse n'iy'Uburasirazuba. Ndetse muri abo ngabo barimo na Bamporiki Edouard, wabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko. Nitumara rero kubabwira byinshi kuri iyi nkuru, turaza tubabwire no kuri iyi y'uwahoze ari minisitiri wa siporo, nawe aho yahawe iyindi mirimo mishya, akaba ari Munyagaju Aurore Mimosa. Izi nkuru rero nizo tugiye kuza tubaramburira, gusa icyo tubasaba ni kimwe gusa, ni uko namwe mwareba munsi y'aya makuru yacu murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, muhite mukandaho, n'akazugira kaza nako ntimugasige, nako muhite mugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka dufate akaruhuko gatonya, ubundi tuze tubabwira byinshi kuri aya makuru tugiye kugaruka tubaramburira. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko rero twari tumaze kubibabwira mu ngingo zacu, ni uko tuje kubabwira kuri iyi nkuru cyane cyane y'aho Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi abarimo Commission General Retired Gasana Emmanuel ndetse na Bamporiki, wabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko. Kuri ubu Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi abantu 32 barimo Bamporiki Edouard, wabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko, ndetse na Commission General Retired Emmanuel Gasana, wabaye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda, akaba na guverineri w'intara y'Amajyepfo ndetse n'iy'Iburasirazuba. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa gatanu tariki ya 18 Ukwakira 2024 niryo ryemeje ko Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi abantu 32 bari barakatiwe n'inkiko, mu gihe abandi 2017 bari barakatiwe n'inkiko bafunguwe by'agateganyo. Bamporiki Edouard yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 5 ahamijwe ibyaha 2 birimo icyo gusaba cyangwa kwakira indonke n'icyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Commission General Retired Emmanuel Gasana, wari guverineri w'intara y'Iburasirazuba, we yakatiwe igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 6 ahamijwe icyaha cyo gusaba no kwakira indonke. Muri rusange abantu 6 nibo bahawe imbabazi mu bari bafungiye mu igororero rya Nyarugenge. Abandi bahawe imbabazi barimo Serubibi Eric, wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere imiturire, Rwanda Housing Authority, ndetse na Rwakunda Christian, wahoze ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, ndetse n'umunyemari Rusizana Aloyizi. Abahawe imbabazi hari ibyo basabwa kubahiriza, birimo kwiyereka umushinjacyaha wo ku rwego rw'ibanze no kwitaba mu gihe bibaye ngombwa, ndetse no gusaba uruhushya Minisitiri ifite ubutabera mu nshingano igihe cyose bashatse kugenda mu mahanga.
Itegeko riteganya ko uwahawe imbabazi na perezida ashobora kuzamburwa ku mpamvu zitandukanye zirimo kuba yakongera gukatirwa kubera ikindi cyaha mu rubanza rwabaye ndakuka cyangwa atubahirijwe ibyo yategetswe. Nk'uko twari twabibabwiye tugitangira aya makuru yacu, ni uko uwahoze ari minisitiri wa siporo yahawe iyindi mirimo mishya cyangwa izindi nshingano ari we Aurore Mimosa Munyagaju wahoze ari minisitiri wa siporo mu Rwanda yahawe imirimo mishya agirwa ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bwa Luxembourg. Inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatanu iyobowe na Perezida Paul Kagame niyo yamuhaye iyo mirimo. Munyagaju yabaye minisitiri wa siporo kuva mu Ugushyingo 2019 kugeza muri Kanama uyu mwaka ubwo yasimburwaga kuri uwo mwanya na Richard Nyirishema. U Rwanda na ambasaderi rwari rufite muri Luxembourg kuva mu mwaka ushize, kuva Dieudonne Bashongore wari uruhagarariye muri ubu bwami ndetse no mu Bubiligi yavanwa kuri izo nshingano. Ni inshingano byari byitezwe ko zikomezwa na Vincent Karega, gusa birangira Ububiligi bwanze kumwemerera. Mu bahawe izindi nshingano barimo Uwase Patricia wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, aho yagizwe umuyobozi mukuru wa Rwanda Cooperation Initiative. Iyi nkuru ni nayo idusoreje aya makuru yacu twari twabateguriye. Icyakora niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze reba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhite ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mu gihe ibyo byose umaze kubikora, jya hatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Ibyo byose numara kubyubahiriza, uzafate iyi nkuru uyisangize abandi kugira ngo nabo bamenye aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.